ibyo hakora ngo nanjye batebe. So ico nico catwishe rero ku ijambo nshaka kukubaza ku buryo wari utarabona Furaha ubu nyine mwicaranye wamubonye kandi wasanze wabonye nibyo wari usanzwe ugenda bamwegekaho nawe ibyo wasunikiraga wabonye ibyo nasunikiraga no ibyo wasunikiraga nawe wasunikiragaho none agatera wabonye ute Furaha? Okay, first of all ngiye kintu navuga icambere nishimiye guhura na Furaha abantu batari banabizi ni ryambere mpuye na Furaha live kuko abantu abafana bagiye batubonaho bati barawenda barabiziranye cyangwa se okay tuvugana nyine bisanzwe kuri telefone kuko bivugana n'abandi bose ariko muraho twagarutse kuri ya channel yanyu ya Hindukira TV hari ibintu twagiye tubasezeranya byo gukura umwanda hano mu muhanda n'amatiko ku bantu bagenda bavuga ku bandi tukaba twarafashe inzira ya mbere turagenda kwegera bene data bashiki bacu bakazi hano turagenda turabaganiriza turabaza impamvu z'ibitera dusanga impamvu zibibatera nyinshi cyane twozikura mu bafana izindi twozikura kuko kutamenyana kwa buri munsi kuri muvandimwe n'inka bari batarabonana na mugenzi we ngo banaramukanye turavuga ngo ni gute ko bataziranye ni gute ashobora kuza avugira ku kandi gasozi akaza akomeza asubiza ubundi kuba bataziranye turavuga ati ntabwo twakomeza kurebera bino bintu aba ni abavandimwe ni bashiki bacu ni bakazini dufata iya mbere yo kuza turabegera turavuga ati twakwicaye tukaganira tukarebera hamwe icoje imbere tugakora amakorobo tukareka kuza dukomeza twandagazanya dufata iya mbere dutera iya mbere baratwumvira bashiki bacu karibu bisanze ko murabibona gute mwicaranye hano tumeze neza no turaberewe turaberewe na furayi ngaramutsa musubire turakubanziriza kubera ko rero wazenyaga iyo mtandao niyo kuramukaye iby'ukuri ni ibintu byiza kubabona bari hamwe baseka bya bindi mwari muzi nk'abafana siko biri twaje gusanga nta kintu na kimwe kinini kiyaje umuvukano wawe basanze ahubwo umuvukano ari wo mundenze kurusha ibyo abafana bagenda bavuga bazana babwira undi ese mwebwe mubona cyane niki cyabibateraga cyane guterana amagambo na Furaha se cyane muri rusange Furaha ibyo zarangiye ubu nyiniho Furaha nawe nta byahanagutse ni korabo ya buri munsi n'undi wese ukomeza uterana ayo magambo avuga nawe turamwiyaga kuko murebera kuri bavandimwe nawe usigaye wawe ukomeza ubivuga turaje tuzakugeraho kandi utubwire impamvu nidutanga nta mpamvu zifatika n'utubwire zifatika tuzamenya uko tuzabigerageza duce mu nzira zose tuganire nawe uce bugufi cyangwa uzibe abandi bakomeza ariko ntabwo uzokomeza wandagaza sosiyete nyamurenge hano buri muntu wese avuga amagambo ku yandi agenda ashorerana ibyo bintu turabyamagana bashiki banje mubona gute bino bintu mubone ko imitima idakeye okay ngewe ku giti canje ka de family reka mvuge kuri urwo rwego cyangwa se muri ubwo buryo nukuvuga ngo abantu dusebanya ni twebwe taba kuvuga baririya tutihereye nukuvuga ngo ngiye kubwira aba social media bose cyangwa se aba media bose nanjye mbarimo mu bantu basabye abandi nanjye mbarimo 100%. Gusa ibi bintu dukora ntago ari byiza sometime kandi ikintu catwishe twebwe dutekereza ko kuza tugasebanya cyangwa tugatukana ariko kitwinjiriza kurusha ko twavuga neza urumva ikindi cya kabiri navuga kuri ico kintu hagarukira nk'abayutubers gatoya abantu badukurikira cyangwa se abafana bacu iyo waje hano ukabwiriza ukavuga zaburi n'iki nta muntu uzi kureba ariko waje hano ukavuga ibintu bipfuye cyangwa se ugasebya umuntu barakureba kurusha bya bindi byiza wavuze gusa hagati aho ngaho twese tugiye mu mujyo umwe tukavuga ngo dukore ibyiza cyangwa se tuvuge kuri iki kintu ciza turihe kwandagazanya turihe gutukana n'iki tworebwa Grace banze witonde gato ariko iyo ngiye Grace nkoze ikintu kibi Furaha agakora ikintu ciza kera twagiye mu nzira zibiri swate barareba ngewe cyangwa barebewe kandi ngo ntibamureba ngo ngiye bareke kundeba ngo ndeke gukora ibyo hakora ngo nanjye bandebe so ico nico catwishe rero ku ijambo nshaka kukubaza ku buryo wari utarabona
Furaha ubu nyine mwicaranye wamubonye kandi wasanze wabonye n'ibyo wari usanzwe ugenda bamwegekaho nawe ibyo wasunikiraga wabonye ibyo nasunikiraga no ibyo wasunikiraga nawe wasunikiragaho none agatera none wabonye ute Furaha? Okay, first of all ngiye ikintu navuga icambere nishimiye guhura na Furaha abantu batari banabizi ni rya mbere mpuye na Furaha live kuko abantu abafana bagiye batubonaho bati barawenda barabiziranye cyangwa se okay tuvugana nyine bisanzwe kuri telefone kuko bivugana n'abandi bose ariko live uyu munsi wa mbere duhuye nabo gusa Furaha nsaza ari umwana mwiza bitandukanye nuko nari muzi bibwira cyane abafana bazumva abantu mutazi Furaha cyangwa bitandukanye nuko wanyumvaga kuko gahoro utarambona uko nakumvaga wa mugani nukuvuga ngo abantu batazi Furaha hano hanze hari abantu bumva ko wanahuye na Furaha gusa akumva ko nyine hoya ni pepe sniper drone reka mvuge drone kuko niko kintu kiremereye akumva ko wahuye n'ikintu nyine kirenze mu buryo banakugirira nabi bitewe na stati bamushiramo sibyo gusa abantu mutamuzi ngiye uko namubonye ni ukuri n'umwana mwiza pe mugabanya amagambo n'abantu bamutuka n'abantu bagira gute n'umwana mwiza mbivuga imbere ya kamera n'imbere y'abafana bacu ni umwana mwiza gusa hari igihe abantu bakwambika indi stati cyangwa se bagushira mu indi stati utabamo bakakwambika indi shusho kandi wewe utayibamo cyangwa se utambaye iyo shusho ibyo bintu bibaho muri media bigashoboka nuko bakurikira n'izina abantu bose kuko nyine bumva ngo yahuye na Furaha bakumva ari ikintu kirenze urumva ariko uyu munsi Furaha n'umwana mwiza iby'ukuri turababwiye ko Furaha na Grace ibintu bimeze neza n'abandi bose babifite bagende bagabanye ubona gute mwicaranye na The Family kuba nicaranye na The Family biranshimishije kuko Grace n'umwana mwiza gusa nyine nimbara kubera imihanda simbizi ariko n'umwana mwiza no kuri andehoro ya kamera n'umwana mwiza biranshimishije natwe byadushimishije kuba byenda yarakuvuza amagambo yose kandi ukaba wamuhaye imbabazi kandi atarakuze nawe yatangaye kukumenya kuko yahoraga avuga Furaha atarakumenya dushimiye kuko yaje akubona agusanga uri umwana mwiza tukaba tubwira abandi badukurikiranye kugabanya amagambo ku muntu bataziranye uzuvuga byenza ikintu ku muntu uzi kandi uhagazemo kandi uzasubiramo ariko kuvuga umuntu ntumuzi c'est la première nabwo no kumubona hari bana turaramubona kuko Grace n'uyu munsi twicaranye imyaka yose baye muri Kenya ntiyaranzi nanjye sinari muzi gusa no kumubonera hehe kuri live ariko rwose umuntu yaje kukuvuga akama guhera hehe gusa ngo ukaza yumva kandi atari ko hari wenda biba bimeze ntabwo ari byiza gusa tugomba guhindura content cyangwa se wanavuga umuntu ukamuvuga ikintu nyine kiri impact ufite ubuhamya preve wibone nayawe apana ngo narumvishe cyangwa narabwiwe niboneye mfite igihamya bo numbers kama mbabwira ati ngiki igihamya cyangwa nanacere ibyo nibyo byiza ariko kandi nabwo tukiraho nubwo umuntu yoba afite passe yiwe mbi uraza kuyitangariza abantu ngo bibamariri afite iyo passe ariko nyine ari muri preza itandukanye na passe yiwe ari muri preza afite indi future itandukanye na preza na passe ndetse yakiyemo so nta mpamvu yo gutinda muri passe afite uko ahagazeho none afite nuko ejo hiwe hazaba hameze wari muramubarira muri uyu munsi ejo azaba kuruta uko wanabikekaga cyangwa wabitekerezaho rero tuzatwirinda gushira point d'interrogation ku buzima bw'iki bw'umuntu kandi dutanga inama nimba mufitanye umuntu n'ikibazo mwandikire mu gikari n'ibinanirana nibwo tuzoduhaguruka tukaza kumenya impamvu uvuga ku muntu kandi ntabimenyetso kandi sina ngombwa ngo muhaguruke muhagurukire kuri YouTube mwahaguruka nk'abavandimwe se cyangwa nk'abantu babazima batekereza reka tugende mu gikari tubagenderere bano bantu tubabaza impamvu barimo barapiki kuki biteza ba rubanda kuko ahejo harakeneye cyane rwose ndamukeneye nawe arakeneye iby'ukuri tukaba tubashimiye cyane ku ntambwe mwateye no kutwumvira mukaba mukeneye ibibazo byari biri hagati nazo ndetse nta nabyari bihari usibye kuko mutari munaziranye kuko kundi umuntu arangeza undi agatangira amutera amagambo atamuzi tukaba tubashimiye ahagaruka tuzagenda
heza update z'ukundi bikurikirana tukaba dusaba ngo mukande subscriber kuri channel yacu ya Hindukira TV kuko muzaba mugenda mubona ibintu bitandukanye tugenda tubazanira ibintu tugenda tunakubura imyanda yose tugenda kugira ngo tumere neza collabo igende ikwire hose kugira ngo Kenya izina bagiye batwambika ngo Kenya tuyihindu kuko nitwebwe twisuzuguza nitwebwe twavuga nabi mwiyambitse ibibi nitwebwe kubera ko tudashobora guhinduka muri bake babifite muri benshi bafite byiza tuzagenda duhura kugira ngo bigende neza so bye